byadufashe twese, emotion zirazamuka, tubona ukuntu byateguwe, tuzi amateka yabyo, tuzi Abafaransa, tuzi uruhare rwabo muri jenoside. Twumvise kariya kamaro gakomeye cyane kariya rwibutso. Icyo gituma nahise mfata indege ndavuga nti nyuma ya Perezida wa Repubulika afungura ku mugaragaro ruriya rwibutso mu ijambo ryiza rihumuriza, nyuma y'ubuhamya ndashaka kuba uwa kabiri uhagera. Damu ya waliouawa bila haki haiwezi kufutika kwa maneno ya ujinga. Kabla wa Rwanda, Rwanda itasimama kulinda maisha, kwa sababu nchi yetu imejizatiti. Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira. Iyi ni Ntavogerwa, umuyoboro w'ibitekerezo n'ubusesenguzi bishingiye ku muco, amateka ndetse n'ubutwari bw'Abanyarwanda. Ibiganiro byacu muri iyi minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, nk'uko mubimenyereye, twagiye twibanda ku biganiro byibanda cyane cyane kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Turi ku nshuro ya 32 twibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Ni jenoside yakozwe mu minsi 100 ariko ihitana inzirakarengane zirenga miliyoni z'Abanyarwanda. Ibyo byose byabaye isi yose irebera, ndetse bikorwa na bamwe mu Banyarwanda bica abandi Banyarwanda. N'Abanyarwanda ariko bari barabaye yagizwe ibikoresho na leta yashakaga gutsemba cyangwa se ngo imare inzirakarengane z'Abatutsi zaziraga uko zavutse. Ikoresha bamwe mu Banyarwanda bo mu bwoko bw'Abahutu batsemba Abatutsi b'inzirakarengane. Abo twavuga ni interahamwe cyangwa se abextremiste b'Abahutu bakoze ibyo byose, ndetse babikora mu gihe kitarenze iminsi 100 ariko bahitana inzirakarengane zazize uko zavutse. Ni muri urwo rwego rero ibiganiro byacu uko bigenda byegera gusoza kw'iminsi 100 aho jenoside yaje guhagarikwa na FPR Inkotanyi, twagiye duhura n'abantu batandukanye turaganira. Twagiye tugera ahantu henshi ku nzibutso, ndetse na hamwe muho inzibutso zagiye zangizwa cyane cyane hano mu gihugu cy'Ubufaransa dutuye. Twagiye tugira ibiganiro byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero ndagira ngo mbwire abadukurikira cyangwa se abakunda Intavogerwa ko twatewe iteka ndetse n'umugisha wo kwakira umuhanzi Intore Massamba. Intore Massamba ni umuhanzi w'umunyarwanda w'indirimbo za gakondo ndetse usigasira umuco cyane. Nagira ngo tumwakire ku Ntavogerwa ndetse asuhuze n'abadukurikira. Turakwakiriye Massamba Intore. Urakoze cyane. Wabivuze, yitwa Massamba Intore. Menyereye gutangirana n'ikivugo ariko nagiye mbikora kenshi. Uyu munsi se nkubiruhutsaho gakeya. Umuhanzi witinzemo umaze imyaka igera kuri 40, urimo ndasatira imyaka 41 y'ubuhanzi. Ubwo simvuze imyaka. Hanyuma ngira ngo wakurikirana igitaramo cyitwa 30-40. Mu by'ukuri nakoze byinshi, mbihera mu buto, ndi umwana muto ntozwa na data guhamiriza, kuririmba, kubyina. Ndabikoresha umusitari mwiza mu gihugu nari narahungiyemo cy'i Burundi, ndetse binageraho bihindura ubuzima bwanjye. Umwana w'umujene kuva mu rugo akajya gufata ghetto, amafaranga araboneka, ariko ko akunda ababyeyi batwigishaga, batuganirizaga, batubwira bati ibyo mukora byose
mubimenye ko muri impunzi, mumenye ko aha ngaha hatari iwanyu, mumenye ko niyo wakira niyo waba iki ntacyo bivuze, nta gaciro ugomba kugira igihugu. Yego, nta guciye mu buryo uvuga. Rero Intore Massamba, tunyuremo muri make amazina yawe ndetse n'ibigwi. Ufite ibigwi byinshi turi buze kugarukaho. Nari maze kubwira abadukurikiye ndetse nawe ko nakiriye umuntu ukomeye. Mu by'ukuri ntewe ishema no kwakira hano ku Ntavogerwa n'abazadukurikira, ariko kandi waje hano mu Bufaransa ufite ikikuzanye ndetse kirimo ni igikorwa nyamukuru cyo gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwatashywe ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, rutahwa na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame na mugenzi we Macron, ndetse n'urwibutso rw'amateka nk'uko babivuze, n'urwibutso rw'ibisekuru n'abana cyangwa se n'abandi, turavuga abanyamahanga baba n'abanyarwanda cyangwa se n'abandi bose basura hano muri Paris, bazigiraho, bazabona ko Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yahawe agaciro. Massamba, ukigera hano cyangwa se usura urwibutso, n'iki byakubwiye? Naje i Burayi, igikuru ari ukugira ngo nze nsure ruriya rwibutso. His Excellency wacu Afande Peace niko twamwitaga. Ruriya rwibutso yafunguye ari kumwe na mugenzi we Macron. Nari i Kigali, ariko ni ibintu byadufashe twese, emotion zirazamuka, tubona ukuntu biri byateguwe, tuzi amateka yabyo, tuzi Abafaransa, tuzi uruhare rwabo muri Jenoside, ndetse bikanazamo nuko yewe nanabaririmba mu ndirimbo nyinshi. Urabizi ya ndirimbo yitwa 14, Abafaransa baragaruka tubakubita umuriro, bahungiriye igikongoro bakagira ngo si mu Rwanda, 120 Sarokire na Katyusha harapije imbere, abasore twarutashye. Yibaze nawe nk'icyo kintu, ukajya no muri n'indi ndirimbo njya ndirimba yitwa ngo iyo manzi, numbonera François muri iki gihugu, uzandebere neza ko atari mitera, abasigaye bose ntacyo dupfa. Twari manzi nawe ntukababare, twari turakaye, turabazi n'uruhare rwabo. Ariko biriya bintu bakoze nyuma y'igihe kinini cyane, ni ibintu umuntu agomba gushima. Bemeye amakosa, bemera ko habaye, bari gutabara imbaga nyinshi yazize akarengane, ariko yumva na disikuru yabaye ya Perezida Macron, kumva na disikuru ya Perezida wacu. Mu by'ukuri twese twumvise kari akamaro gakomeye cyane kariya rwibutso. Icyo gituma nahise mfata indege, ndavuga nti nyuma ya Perezida wa Repubulika afungura ku mugaragaro ruriya rwibutso mu ijambo ryiza rihumuriza, nyuma y'ubuhamya, ndashaka kuba uwa kabiri uhagera. Hari naje kubaza nsanga ko mu bantu bavuye mu Rwanda ngomba kuba ndi uwa kabiri. Sinangomba banza ari yewe, abandi bashobora kuba arabava hano hafi bagiyeyo,
ariko nabaye très ému, emotion zirazamuka numva ikintu ndavuga nti ndashaka kujya gusura. Naraje ndabunamira ndanaruririmbaho, ariko nagira ngo mbonereho gushimira cyane abagize uruhare kugira ngo biriya byose bigerweho, yaba Ibuka France, yaba diaspora ya hano mu Bufaransa, yaba embassy yagize uruhare rukomeye cyane. Hanyuma ariko hejuru ya byose igihugu cyacu n'Ubufaransa. So ni ibintu rero nanasabye nganira na ambasada kuko yaranyakiriye, nansura na embassy yacu yuko hariya ruriya rwibutso rwajya rusurwa rukagira amateka aganirwa hariya nk'uko abantu bajya n'ahandi henshi. uje mu Rwanda wifuza kujya Gisozi, wifuza kujya Murambi, wifuza kujya Kibeho, wifuza n'ahandi hose. Uje i Burayi, yaba mu Bubiligi, yaba mu Buholandi, yaba muri Alemanya, yaba mu akajya asimbuka hariya. So icyo kintu ukimbajije numva koko niyo utajya kukimbaza najya uko nshoboye kose tukabiganiraho. So byaranshimishije ko nagiye gusura rwa rwibutso, ndeba n'amagambo yanditseho ari très très profond. Binzamo ndaririmba nduzenguruka. Ngira n'Imana na ambasada wacu François muri Pifra yarahari, ndetse n'uwahoze ari ambasada w'Ubufaransa mu Rwanda Enfrère Antoine, ni n'inshuti y'u Rwanda, ni n'inshuti yanjye by'umwihariko. tuhahurira tutaganiriye, ariko nawe yahaje, ntabwo twari dufitanye umugambi uwo nguwo Enfrère. So nagize ibihe by'ingirakamaro byo kugira ngo nunamire abacu kuri ruriya rwibutso rwo mu Bufaransa, ariko ahanini nk'umuhanzi mukuru, nk'umuhanzi wahimbye indirimbo nyinshi zijyanye no guhumuriza abacitse ku icumu, abazize uko bavutse, gukangurira abaza ko bajya baza ibyo bakora byose kunyarukira hariya hantu. Ntabwo byagufatira iminota 30 kunamira abacu, nk'uko uza mu Rwanda ukajya Gisozi ukajya n'ahandi, nabo bajya babigenza gutyo kugira ngo uriya rwibutso koko rube umurage wo kubwira isi yose yuko ishyano ryabaye mu Rwanda bitazongera na rimwe. Waranaririmbe ishyano ryabuze hano. Yego. So nibyo biriya byabaye ntabwo bizongera. Ntabwo bizongera ukundi. Masamba, uri n'umutoza. Uri umutoza ndetse mu by'umuco, umutoza w'itorero ry'igihugu Rukerereza. Ubu navuga ko ku mwanya muto ugeneye iki kinyamakuru Ntavogerwa, kandi nagira ngo mbwira abadukurikiye ko Ntavogerwa ivuga ku muco, amateka ndetse n'ubutwari bw'Abanyarwanda. Turi mu mateka rero, tumaze umwanya tuganira ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi cyane cyane muri iyi minsi 100 uko nabikubwiye, ariko twagira ngo dusimbukire no mu muco. Uri umutoza mukuru w'itorero ry'igihugu Rukerereza, ndetse usigasira n'umuco. Iyi saha twariho tuganira ku ruhande tutarajya kuri kamera ko iyo urebye u Rwanda rw'uyu munsi, abajene bafite inspiration, bafite aho bakomoraho ibyo byinshi nk'umuco. N'iki nibaza iyo ndeba urubyiruko, abajene bose bari mu muco gakondo nyarwanda uyu munsi, ni irihe banga mwaba mwarakoresheje kugira ngo abajene babe bari mu njyana gakondo? Urakoze cyane Ntavogerwa. Icyambere ndagushimira n'izina wahisemo. Nahoze mbaza ko ari izina ryawe, ariko nza kumenya ko ari izina witiriye ikinyamakuru cyawe.
ariko nanone ndagusabye yuko ukigira n'ikivugo cyawe, niba utagifite nzakigushakira. Mu bijyanye n'umuco nk'uko wabivuze, ndi umutoza mukuru w'itorero ry'igihugu urukerereza. Nibyo nkora koko, usibye no gutoza ndi n'impuguke mu by'umuco n'ubuhanzi. Mfite n'aho mbikomora. Yego. Icyari ngombwa nibuka data yatwigishaga ambwira ati uyu muco nubwo ari umurage w'aho ukomoka, ukaba n'umurage nanjye aho nkomoka na basogokuru na sogokuru, ariko ntabwo ari ibyacu gusa nk'umuryango, ni iby'u Rwanda. Tugomba gutoza abato. Icyo nakoze vuba vuba tukigera, natoje amatorero menshi cyane. Natoje Indashyikirwa i Burundi, ntoza Indahemuka muri struggle yacu, ntoza Amarebe n'Imena, natanze za stage nyinshi cyane, za formation nyinshi cyane, no muri Canada ngerayo, na hehe i Bugande ndigisha bita Indamutsa. Ibyo byo nabikoze ari byinshi cyane. Icyo nshima ngashimira n'igihugu cyanjye nuko domaine yanjye nkunda niyo ndimo, kandi kugeza kuri umunota bimeze neza cyane. Bimeze neza cyane. Ndatanga ingero ebyiri. Icya mbere ni uko ngira ngo wabonye urukerereza ko rwabye muri Commonwealth imbere y'umwami n'umwamikazi mu Bwongereza. U Rwanda rwatumiwe, n'iryo torero ryari hari ryonyine. Icya kabiri, intore z'u Rwanda, intore ziri mu murage w'isi wa UNESCO, kandi hari ibyo nakoze mu byangombwa. Ikindi, mu nama nyinshi za francophonie n'ahandi henshi twari tugiye tugatoba, nakoze ibintu bishoboka cyane. Ariko icyo wambwiraga nshaka kugarukaho, urubyiruko rwaje gusanga ibintu byose bakora bahaha hanze. Ni byiza guhaha, ariko ibintu uhaha ugomba kubihaha utabimira bunguri byose, usigazemo ufatemo dukeya, ariko ibyinshi 80% biba u Rwanda. Nsimbarara kuri gakondo abo nigishije, yaba Ruti, yaba Jules Sentore, yaba Daniel, yaba n'abandi banyigiraho, nubwo baba biga ku ruhande, bafata indirimbo zanjye bakaziga bakafata nk'aho ari isomo. Biroroshye cyane n'ikoranabuhanga ririho, ariko no mu biganiro nkora no kugira ngo abantu bumve ko nta hantu uzajya n'iby'ahandi ngo bakuhe agaciro nk'uko ushobora kugirana iby'iwanyu. Urubyiruko rero rwarabyumvise. Ndi umuntu wishimye cyane, yaba mu ndirimbo, yaba mu mbyino, abana bariga, hari amashuri yigisha abana bato, hari amatorero menshi cyane, hari abandi barimo baza bagakondo babizi bakora ibintu by'ibitangaza. Nta bare n'imwe, nta hoteli n'imwe idafite gakondo mu Rwanda. Ibyo ni ibintu ninjira mu Rwanda bitabagaho. N'igihe bitangiye, mbitangira kuri Miracoline, ariko nabitangira na kare kugira ngo urwo rubyiruko rwumve ko ari ngombwa. Icya nyuma ni uko n'abahanzi abangaba ba secular baririmba izi ndirimbo zisanzwe, bamaze kumva ko bagomba kwintegramo style na ritme z'u Rwanda. Bazise ngo ni gako style cyangwa gakondo style. Ibintu nk'ibyo, ariko urumva ko bijyana no muri gakondo. Ntuba wowe ntushobora kubahwa udakoze iby'iwanyu, kandi burya iby'iwanyu nibyo biguhesha agaciro kugira ngo bigutandukanya n'undi. Ntuzaririmba rap ngurusha Abanyamerika, ntuzaririmba jazz ngurusha Abanyamerika, ntuzaririmba R&B n'abandi barahari babikora, ariko nuririmba iby'iwanyu wenda ukagira ibyo binakubwira utiramo utwahandi, bituma ushobora gukora ibintu bitangaza. Ibyo rero birakubwira nti u Rwanda rumeze neza cyane, gakondo imeze neza,
secular imeze neza, gospel iri ahantu haryoshye cyane, mu bintu bijyanye na entertainment byose mu Rwanda n'intore n'itorero byose bimeze neza, ku buryo ubu ngubu umuntu yavuga ko gakondo ihagaze ihagaze neza, ntabwo ikiri y'abasaza. no, ahubwo ubu ngubu barayimodernije. oya yagiye mu rubyiruko, ubu ngubu iri mu rubyiruko hafi 80% abasaza se bakiyikora ni abahe, abandi benshi ntabwo bakikora, ku rubyiruko rwo rubikora. Byose ni ukubera mwebwe mwagize uruhare kugira ngo umuco gakondo, umuco wacu nk'abanyarwanda udacika. Ariko nanjye ntabyo nakora ntafite igihugu, ni kubera igihugu u Rwanda ruvuga ruti buri wese na talent ye, buri wese n'impano ye, dore inzira turaguhuririye ngaho rero. Icyo dushima cyane, icyo twubaha cyane ni igihugu cyacu kiduha urubuga kandi kibikora neza. Noneho twebwe turi abantu bakuze babikoramo, twongera ibyo dukora n'iby'umurage kandi tuzahora tubikora. Dusoza tugera mu gice cya gatatu, ibi byose tuvuga cyangwa se tunakora, niyo jenoside twavugaga, ubu tumaze imyaka 32 twibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo byose bihagarariye ku kintu kimwe: uwahagaritse jenoside akaba agejeje n'u Rwanda ahangaha turi ni FPR Inkotanyi, iyobowe na nyakubahwa Afande Peace, nk'uko bivugaga Afande, nta kindi twongeyeho. Inkotanyi zitangira urugamba warimo ndetse wagize n'uruhare rukomeye cyane mu guherekeza ingabo ku rugamba, ndavuga mu nganzo. Hari indirimbo nkunda cyane ivuga ngo hata tukonde kama msumari na nywele zetu zitoke vichwani, hatuwezi kurudi nyuma. Bari bato batari gito. Masamba, dusoza muri iki gice cyacu cya gatatu, teore indahemuka ndetse n'iranganzo maherekeshaga Inkotanyi, ndetse na resilience no kwitanga, biriya bintu wowe wabibayemo twari bato. Turabibayemo cyane neza kandi mbibamo ndi muto, ndakontributinze nk'uko na benshi babikoze. Najyanye y'inganzo, kandi inganzo ari igitabo ngiye gusohora mu kwa 12 cyitwa Inganzo Yaratabaye, kizasohoka vuba, hari na documentary. Inganzo kuri jewe nayifataga nk'imbunda ebana ihamya cyane, yakoze kugira ngo ibintu bya fundraising tubone amafaranga, to raising amafaranga bita fundraising, kandi abanyarwanda barayatanze cyane. Yakoze muri recruitment, abajuru benshi baratabara kubera ko bumvaga kuba umunyarwanda, kubikunda kandi bakabyumva mu muco no mu indirimbo ivuga ngo turaje tubakorera u Rwanda, turaje ntabwo tuje gusahura, turaje. Icyo nicyo ravugaga recruitment, akaba rero no kwitanga noneho kwa buri munyarwanda ko nagize umurage wanjye n'undi wese arawugize. Ariko ikintu nishimira mprofite kubikubwira, nta nubwo nigeze mbibwira abantu, ubu ngubu n'Imana yampamagara iri joro nayigeraho nta deni mfite, kuko ibyo nakoze nabikoze mbikora neza, mbikora ndi muto, mbikora nkuze, n'ubu ndacyayikorera. Igihe cyose yabinkorera nta deni n'imwe. Ndi umuntu watojwe neza, udashobora guhemuka, nabaye mu ndahemuka, kandi uwo murage ni principe sinyishobora, kandi ibyo nkora byose mbikora ngamije ko u Rwanda rumeze neza. So ibyo rero twakoze rero byo bavugaga atatukonde kwa misumari, bira byose byari kwitanga, byari gutanga morale. Twahimbye nyinshi zituma dutanga morale ishoboka. Twashoboye gukora fundraising mu bice bitandukanye, twagiye tunahigwa, aduyi yohereza abantu baza kumenya aho twagiye gukorera fundraising, twagiye kugira ibice kugira ngo badukureho mu buryo bwose bushoboka. Ukajya Mwanza, ukajya Dar es Salaam, ukajya hehe, uko
uko u Rwanda rwageragezaga nabo gukora uko rushoboye kose kugira ngo rurinde iriya struggle n'abantu bayo, ariko nawe yari kurengera mu bihugu byose twagiyemo, za Nairobi, za Congo, za Bibwe nagiyemo, za Goma, bari bahari, ariko sinamenyaga ukuntu narangizaga spectacle bakamfata bakanjyana ahantu kugira ngo ntajya aho nshaka. Ibi byose byerekana yuko ntagombaga gukora icyo nshaka cyose, ibintu byose byari mu mipango, ariko kwa rukundinda. So byose rero ibyo twakoze byari kiragiye, kandi byakozwe tubikora turi bato, nubwo utanabimbajije. Umurage twebwe dushaka gutanga nuko igihugu ubu gifite mwebwe mukiri bato, igihugu twaragitunganije, twarakiremye, turakirema from zero kugeza kiba cyiza, tukibaha mu maboko yanyu, tukibaha gisa neza, kiri amata n'ubuki. Nimukigira amaraso muzayanywa mwenyine, kandi mugomba kurwana yuko isibye n'ibyo ntabwo kizagera mu tubaraga duke dusigaranye cyangwa se n'imbaraga dufite. Ndacyabasha kuririmba, ndacyabasha guhimba, ndacyabasha n'ibyo bansaba byose nabikora. Tuzemera dupfukame, tuzemera dukuringe, cyangwa tuzemera tugendesha inda, ariko ntabwo tuzabemereye ko ikiriya gihugu cyongera gusubira aho cyari kiri. Twakibahaye, tukibaha kiryoshye, muracyari abajene, ni icyanyu, namwe nimukora uko mushoboye, mudusazishe neza, mukora ibishoboka. Gusaza neza byo tuzasaza neza ko twarabiteguye, ariko tutazasaza tumva ngo nabo twabyaye, nabo batsiye basinda umunezero, basinda amahoro, bakora ibintu biri, bagakora amahano. Kiriya gihugu nta mpamvu n'imwe yatuma cyongera gusubira, nta mpamvu n'imwe yatuma twongera nk'ibintu byose bivuze, harimo n'uburakari. Baravuga ngo ararekwa ntashira, kandi ibiganiro byacu bizakomeza. Cyo nibutsa abadukurikiye ko ntavogerwa nuko twari kumwe n'Amasamba Intore. Amasamba Intore ni kandi nanjye nishimiye kuganira namwe nk'umuntu wahimbye ikinyamakuru cya YouTube Iparini cyabagaho. Numvise ko na Lille gisigaye kibaho, mu Bubiligi bigomba kuba bihari, ariko je vous encourage, muracyari bato, ni mukore biriya bintu byose, muganire nabo bose, mubagereho, ntimugere ku Banyarwanda gusa, ariko mugere no ku bandi mubana nabo, bababwire uko batekereza u Rwanda, ariko murwane intambara yo kuvuga ngo tugomba gukora uko dushoboye kose ingengabitekerezo igacika burundu muri mwebwe mu rubyiruko, cyane mukaba abantu ni nacyo cyangwa intore, mugakunda u Rwanda, mukaruvuga, ntihagire ikintu cyatuma kiriya gihugu kizongera kigasubira. Igihugu cy'u Rwanda ntabwo kizongera, ntabwo kivogerwa, niko navuga. Nimubishamo umwete nk'uko bivuga, nimusinde amahoro cyangwa ngo musinde umunezero, kubera ko ubu ngubu kiraryoshye cyane, ni amata n'ubuki, ariko mugomba kumenya ngo umwanzi ahora ari ku irembo. Ni ukuba tayari, ni ukuba tayari k'amajeshi, tayari k'amajeshi. Iryo jambo nashaka kubwira wagira ngo tubwire ijambo dusoza, nuko umwanya tubanye muto, naho ubundi twavuga tukazageza n'ejo, ariko ndagira ngo mbwire abadukurikiye ku Ntavogerwa, umuyoboro w'ibitekerezo n'ubusesenguzi bishingiye ku muco, amateka ndetse n'utubari y'Abanyarwanda, ko ibiganiro byacu nakagaruka. Twari kumwe n'Amasamba Intore. Urakoze cyane ku kiganiro cyiza umpaye. Urakoze cyane. Damu ya waliouawa bila haki haiwezi kufutika kwa maneno ya ujinga. Kabla wa Rwanda itasimama kulinda maisha, kwa sababu nchi yetu imejizatiti. Hakuna tena
kitakachofanyika kama hicho. Hatuwezi kuuliwa mara mbili, hatuwezi kuanguka tena. Rwanda yetu ni ya milele, tutaijenga kwa upendo na tutaijitolea kwa nguvu zetu. Tukikumbuka ili tujenge, tukikumbuka ili tuone maisha, tukiungana sauti, tukikumbuka tuijenge.